ubundi wihuje nyine n'icyo abantu bavuga ntabwo wabona gutabarwa kw'Imana ariko va ku cyo abantu bakuvugaho n'icyo bakwaturaho wihuze n'icyo Imana yavuganye nawe ku buzima bwawe. Uyu munsi dufite abantu bari gushyekengwa umuremyi bakavuga ngo umva Imana iraje kandi ntayo kubera ziko amakuba azabaho, yari izi ko gusenga bizaba ingumi, yari izi ko akazi kazabura, yari izi ko inzara izatera n'ubundi abera b'Imana Uwiteka yakuremye mbere yuko akurema agufiteho umugambi. Icyo yagambiriye kiruta icyo abantu bagambiriye kure. Umugambi w'Imana ni muremure kuruta uko ubona ibibazo byawe ari birebire mu buzima bwawe. Ngo password ni ukutagomera Uwiteka. Birinde icyaha n'igisa nacyo. Imana ishoboye byose, Imana iraje turengere, Imana iraje dukize, Imana iraje dutabare, Imana iraje ihindura ubuzima, Imana iraje ihindura amateka kuko twongeye kubasuhuza mwebwe mwese abadukurikira kandi mukurikira channel Umuremyi TV no TV 1. Imana nibaho umugisha, Imana nibarinde kandi Imana nibayobore ibihe byose. Turabasuhuza mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye atandukanye, mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, ibirengerazuba n'iburasirazuba. Turabakunda cyane n'umujyi wa Kigali, abatuye muri diaspora mwese aho mutuye hose turabakunda cyane. Imana nibaho umugisha aho mutuye hose. Ntago twavuga ngo Imana nibarinde. Abumva ikinyarwanda batacyumva mwese turabashuhuje. Mukande subscribe kugira ngo mujye mudukurikira ku Umuremyi TV na Nowa TV 1, mujye mwumva ijambo ry'Imana ry'ukuri. Imana nibarinde rero kugira umugisha muri iki gitondo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. N'umukozi w'Imana arabibwira n'umusangwa ku Umuremyi TV na Nowa TV 1. Reka tumwakire adusuhuze. Turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Elia. Dushimye Imana kandi namwe tubashimira ko mudutumiye kuri channel Ashaka Imana y'Umuremyi TV na Nowa TV 1. Ashaka Imana TV. Ashaka Imana TV. Imana y'amahoro nibaho umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Sibwo bwa mbere wenda tuganiriye cyangwa twadusura ku Umuremyi TV no kuri Nowa TV 1 uri umusangwa, ariko wenda mbere na mbere kugira ngo tuganire twakwibariza muri iyi minsi rukona ibyemezo biri gufatirwa abanyamasengesho bifashwe na leta. Iyo urebye ibihe turi kujyamo cyangwa turi kugeramo, wowe nk'umunyamasengesho cyangwa nk'umukozi w'Imana uri kubona turi kujya mu bihe bihe? Murakoze cyane. Nagira ngo mbwire abantu ko nta gishyashya. Mpamvu mvuze ngo nta gishya, Bibiliya ivuga ngo mumenye ko mu minsi ya nyuma hazabaho ibihe birushya. Ibyo bihe birushya rero bifata buri wese. Ibihe birushya bifata buri wese. None se ubwo urumva atari ibishyashya ahubwo kuko barabihaniwe bagati mu minsi y'imperuka, none biri kuza. None se hari igihe byigeze kubaho? Impamvu ahubwo byabaye we narushijeho mu Rwanda. Nuvuga ngo yivuze mu Rwanda ntabwo dusenga turi abanyarwanda gusa. Ku isi yose abantu bose bizera Imana. Kandi kuva kera dusama amateka mwaze twebwe ubwo turi mu mudendeza. Abandi bagiye babitwikirwa bakajya mu ngunguru z'amavuta, abandi bagaterwa amabuye kugeza bapfuye. Ahubwo twebwe turi mu mudendezo. Ahubwo umuntu wese ntabwo umuko yahamagaye mu gakiza Imana yamuhamagariyemo nta byacitse, niko twabwira abantu. None ko leta yasohoye itangazo rivuga ngo umuntu wese babandi basengera mu ngo bafite ibyumba ngo bazafata ngo bazamuca miliyoni 2 na nyirinzu ubwo harya bazamuca miliyoni, ubwo ni miliyoni 3. None abanyamasengesho barasengera he, biragenda gute? Ndagira ngo abantu bamenye gusenga no guterana babitandukanye. Gusenga ni mu mutima w'umuntu ku giti cye. Guterana ahubwo ubwo nibyo wenda wavuga ati bazateranira he. Noneho bishatse kuvuga iki? Biravuga ngo ubundi kwisi hari ubwami butatu bugomba kubahwa kuko buba buri kumwe n'Imana. Hari Imana rurema n'ubuyobozi. Niyo nanavuga ubwo bubiri urahagije. Ibyo uyu urenze kuri ibyo n'ubundi ubugandiye Imana. Hari n'ubwa Satani ariko. Wenda wese numva nashaka kuvuga ati ariko ndavuga ati kubera ko twaye ku ikintu cyo gusenga numva biri yarahagije.
ni uvuga ngo ubwo bwami rero byanga bikunda urabwumvira kuko Imana n'ubuyobozi barakorana. Ahubwo abantu birinde kujya mu bihano nyine bubahiriza iki tegeko rivuze. Leta yijya gufata ingamba nk'izo ibifite ibindi byinshi yabonye n'igihe kigeze ikabona izo ngamba zikwiye ko zikurwa irongera ikazikuraho. Rero ahubwo abantu ntibahangane na leta, bumva icyo leta yavuze, dukomeze dusengere mu mitima. Imana ni umukozi w'umuhanga, igihe kiragira leta kuko n'ubundi na Imana ikorana na leta, nayo yareba ikabona ko bikwiriye ikongera igakora izo ngamba, kuko leta ntiyamenyesha buri muntu wese ngo impamvu twafashe ibi nibi, ahubwo nk'umubyeyi irareba ikabona ibikwiriye akaba ari byo ikora. Yabona binaranye nk'uko ejo bundi batubwiraga ati mugume mu nzu korona yageze umurava, yabona byoroshye ati mwe musohotse ibyumweru 2. nta nuko rero leta ibifite impamvu yakumira ibyo bintu, nibonye bishize bikurwaho abantu ntibagire ubwoba. Murakoze. Urakoze cyane. Wenda ikindi navuga ngo twari turi kuri iyo topic tuvuga ngo insengero barazifunze, ubutayu barabufunga, no gusengera mu rugo barabifunze, none igisigaye bagiye kujya basengera mu nsengero zasigaye nazo nkeya. None ubu ntiwabona ko hari abantu bagiye kugwa benshi kubera ko batakibona aho basengera? No, buriya sinzi umuhamagara umuntu wese yagiye ahamagarwa, ariko ubundi umuntu ntiyagwa kuko bafunze urusengero, kuko umwuka wera niwe muyobozi wacu. Umuntu wese witwa ko yakijijwe, umwuka wera niwe muyobozi we, kuko n'ubundi ubibaye ibyo n'ubundi wari usanzwe waraguye, kuko uyu munsi ubu ntituri hano ku Muremyi TV. Ubu umugore wawe cyangwa umugabo wanjye cyangwa se umugabo wa runaka azi aho wagiye se, ni impamvu umuvango aho wagiye niho n'ubundi urindira agakiza kawe. Wajya hanze ukomeza kuba umukristo yuri umukristo, wajya mu rusengero yuri umupagani n'ubundi urapagana, utajya mu rusengero yuri umukristo n'ubundi ubu umukristo. Ubwo rero abantu ahubwo babike amazi bizigamiye, icyakora ahubwo impungenge ziri ku bantu bari batarakizwa. Abantu bari batarakizwa nibo navango hariho impungenge, ariko ubundi umuntu wamenye Kristo nyakumenya atari wa wundi bagendesha ncanjari. Dufite abakristo nyire bamaze bahamye n'abakigendeshwa njanjari, none ariko umuntu wamaze kumenya Kristo n'umwami n'umukiza w'Imana ntabwo yagwishwa n'icyo kintu. Murakoze cyane. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Imana ni umugisha. Mwebwe mudukurikira rero, nubwo insengero zafunzwe, izo mu mitima ntabwo zafunzwe. Mukurikire Umuremyi TV, urusengero niho tugiye kujya duteranira, tubane mu ijambo ry'Imana. Mukore comment no kuri Nowa TV1 haca ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Niba utagiye mu rusengero ngwino wumve kuri ku Muremyi TV na Nowa TV1, no kwishaka Imana TV naho hari ijambo ry'Imana. Nubwo ibyo bari kubifunga nibyo mu minsi imeruka, ariko tuzahora dusenga, nta kizatubuza gusenga no mu mutima wasenga. Urakoze cyane mukozi w'Imana kubw'ibyo bisobanuro uduhaye, kandi ni byiza cyane birasobanutse. Ngaho rero nubwo bafunze mwere kugwa, namwe mutaye mwakizwa, muze mu nzu y'Imana. Inzu y'Imana iri hano, muyikurikire. Icyo nakongeraho ku Muremyi TV na Nowa TV1 na Shaka Imana TV, icyo nakongeraho ndagira ngo mbwira abantu ko bave mu bintu byo kumva ko bitewe na YouTube ibintu bicaho bumva ko nta jambo ry'Imana rizima riba kuri YouTube. No, byo ni ibinyoma, kuko byanga byakunda haba kopi cyangwa se pirate na original. Nibaze ku Muremyi TV barahasanga Uwiteka Imana, nibajye kuri Nowa TV1 n'iyandi macano hari. Sina ngombwa ngo mbabwire ngo nibajye kuri runaka, nabo ni bakuru barashungura, ariko ntabwo bivuze ngo abantu bavugira kuri Shaka Imana TV nabaguye nabana ni idini cyangwa se abasohotse. No, hariho n'abakozi b'Imana kuri YouTube nabo kandi ni bakuru, bagiye bajyaho badebe abavuga Imana neza barahari. N'utaba wabonye n'umwanya wo guterana, kuko nisi turi kugenda tujyamo ikugenda ijya online ku buryo nizo nsengero niyo batanazihagarika zimwe na zimwe. Mu myaka iri imbere guterana bizabigoranye bitewe n'uko ubuzima bugenda bukara, igihe kitubana gito umuntu azakurikirana ijambo ry'Imana online kandi afashwe kandi anakizwe. Murakoze. Ibyo nibyo turimo rero. Ubu nibyo turimo. Reka rero urakoze cyane, reka tugusaba usenga Imana noneho twinjiye muri iryo jambo. Murakoze cyane. Reka dushime Uwiteka. Uri Imana ifite imbaraga, ufite ubutware n'ubushobozi, niwe wabayeho mbere yuko tubaho, waraduhamagaye udushyiraho kuhanura ubuhanuzi cyangwa ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe ntiribora
ni imbuto itabora. Reka tugira ijambo abagiye kuryumva rigira umumaro, kandi natwe tugiye kurivuga udufashe tubone imbaraga n'amavuta yo kurivuga nk'uko bikwiriye, ni mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye, tunumva twivuze, twababwiye ko nitwa Elia. Reka kandi nanabashimiye kuba mwantumiye ku Muremyi TV na Noah TV 1. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka tuganire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, riri mu gitabo ndumva ari icya gatatu n'atari icya kane cya Mose, cyitwa kubara. Iri jambo riri mu bice 14 n'umurongo w'8 turagera ku w'9. Hari ijambo rivuze ngo niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. 9, icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu. Tuzabarya nk'imitsima, ntibagifite ikibarengera, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Amen. Amen. Dusomye ijambo rivuze ngo niba Uwiteka twishimira. N'impungenge zose wari ufite, nayo ntangariza abantu ko niba Uwiteka twishimira azadutuza hagutse. Uwiteka niba twishimira azatujyana mu gihugu cy'amata n'ubuki, igihugu kigari. Izi ni inkuru z'abagabo bari 12 bagiye gutata, batoranyijwe nk'abagabo bafatika, nk'abagabo babonaho inararibonye, abagabo bari banakuze nuko Bibiliya itaba yavuze byose, ariko abantu bari nabakuru, bafite amateka y'ibintu babonye, bafite urugamba bagiye barwana, ari ba bantu nyine b'intoranywa. Batoranyamo abagabo 12 batuma muri iki gihugu. Ngo bagezeyo, ngo babona Abanaki, ngo babareba, ngo bo bakireba bakabona ari inzige. Reka ntangariza abantu basigaye bipima n'ikigeragezo bafite, baho kubona Imana bakabona ikigeragezo, nibasigeho. Nuvuga ngo ubwo bufite bw'amakuba ufite n'intambara ufite byatumye bo bareba ngo babona ari inzige. Noneho barangije bazana n'inkuru z'ibinyoma, baravuga ngo natwe baturebaga ngo bakabona turi inzige. Ariko iri ni ubwoba bw'ikigeragezo n'amakuba n'ibyo bari babonye byatumye bageraho no ku rwego rwo kubeshya, kuko ubundi wabona haduyise akagucika, wabona haduyise ukamurokoka. Noneho ngo bagezeyo kugira ngo bace abandi intege, baravuga ngo abo bagabo noneho ngo natwe baturebaga, ngo batubona bakabona turi inzige. Ariko siko kwari ukuri. Ushobora kuba ufite ikibazo uri kwihuza nacyo, cyangwa ikigeragezo umaranye igihe wihuza nacyo neza ukabona cyarakumize. Ariko reka tubwire abantu ko nubwo gikomeye, nubwo gihari, ntabwo gikomeye kurusha imbaraga zisumba byose. Nubwo gishinyitse, nubwo ubona kikunyeganyeza, ariko nticyanyeganyeza ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Ndafashijwe. Amen. Birashobora ko kikunyeganyeza neza ukabona kigukubise hirya no hino, nka kumwe Abisirayeli abigishwa bahuye n'umuraba mu bwato cyangwa mu nyanja, ukabona kikujyanye hirya no hino. Ariko reka ngutangarize ko nticyajyana hirya no hino umugambi Imana ifite ku buzima bwawe, nticyajyana hirya no hino ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Ngo nuko rero ngo aba bagabo, ngo havamo abagabo 2, Yeshuwa na Kalebu, bo kugira ngo bazane n'ibihamya. Baravuga ati tugiye nkurikije abantu twajyanye ubwoba mbonye bagize n'amagambo bari kuvuga, tutajyanye ku makomamanga cyangwa iseri y'ibitoki, ngo twereke aba bantu ko ibyo twabonye bihari n'ibyo tubabwira bifatika, ntabwo baza kwemera. Rero ngo barataha, bamaze gutata igihugu neza, bakibonye ko kera ko nk'uko Imana yakibabwiye, babonye ko igihugu kirimo umugisha nk'uko Imana yakivuze, babonye ko igihugu kirimo byose, koko ari igihugu cy'amata n'ubuki, ari igihugu gitemberamo umutekano n'umudendezo. Ngo bagezeyo, ngo abagandi bagabo 10, ngo bamaze gunyeganyezwa n'ubwoba, bamaze gutinya. Abagabo barebaga ukuntu bari barebare, niko Bibiliya tubwira, ari n'abagabo banini, ngo bakireba bakabona bari nk'inzige imbere zabo, nk'aho bapimye Imana yavuganye nabo, bapima ubuzima bwabo, bapima indeshyo yabo. Ariko reka ngutangarize, wowe uri kuri
ku Muremyi TV na Nowa TV 1 ko ntupime ikigeragezo ufite cyangwa amakuba ufite cyangwa ingorane ufite ngo cyangwa ingano yawe ukureshya cyangwa huvuka ngo wagereranye ku buryo ubona ibyawe bitazashoboka, ahubwo gihuze n'ikimana yavuganye nawe. Amen. Harabura nugihuza n'ikimana yavuganye nawe uko cyaba kingana kose kiraburiramo, kuko Imana iri hejuru y'ibintu byose. Ariko niwipima naho uvuka wareba ubuzima wibaza ngo nge nazatunga nte nazakomera nte, nyine ugapima ukabihuza n'umuryango wawe pe urabinzige. Ariko nubihuza n'ikimana yavuze, Imana irakomera, urabona hari imbaraga z'Imana ziruta icyo kigeragezo. Ngabagabo rero ngo barangije bakora ikosa bihuza n'ibyo babonye aho kwihuza n'ikimana yavuganye nabo. Na nicyo kibazo dufite uyu munsi, abantu bari kubona ukuntu ubuzima buri kugenda bukomera, babona amagambo agenda atangazwa, babona inkuru zigenda zivugwa, bakagira ubwoba ku buryo uyu munsi nta muntu ugifite ibyiringiro. Ariko tuje kubateramo ibyiringiro biva mu ijambo ry'Imana kuri uyu Muremyi TV na Nowa TV 1, yuko ikimana yavuze kiruta ibyo bari kubona. Umugambi Imana ifite ku buzima bwabo uruta icyo babona, kuko niwihuza nyine n'iyi nzara tubona, ukihuza n'aya makuba ubona, ukihuza n'ibi bigeragezo ubona, urabona urinzige. Ariko niwihuza n'ikimana yavuze, urabona gutabarwa kuva ku Mana. Imana ishimwe. Ndafashijwe mwene muze. Ubundi wihuje nyine n'icyo abantu bavuga, ntabwo wabona gutabarwa kw'Imana. Ariko va ku cyo abantu bakuvugaho n'icyo bakwaturaho, wihuze n'ikimana yavuganye nawe ku buzima bwawe. Nibwo uri bukomeze uru rugendo, nibwo uri bugende ufite ihumure, nibwo uri bugende wumva ntacyo kugutera ubwoba gihari. Ariko niwihuza n'icyo abantu ni ukuri pe urabona urinzige neza. Ngaba bagabo rero ku 8 niko twasomye ngo Yoshua na Kalebu batabatangariza iteraniro ribagose. Imana ishimwe. Ubundi dukeneye abantu baza n'ijambo ry'ihumure, kuko birira bavuga ngo nimumaranisha nimibabaro kubwirana ya magambo. Dukeneye abantu bataza batera ubwoba, ahubwo baza babwira abantu ati nubwo mubona bikomeye, Imana n'ubundi hari aho yatwambukije, hari aho Imana yadukuye. Ubundi nugera mu makuba ubona bikomeye, uzibuka ikimana aho Imana yigeze gukura n'ubundi. None ngo aba bagabo rero ngo banga kwihuza n'ibyo babonye, ahubwo bihuza n'ikimana yavuze. Banga kwihuza n'ibyo barebesheje amaso yabo, ahubwo bihuza n'ijambo Imana yababwiye ngo nzabana namwe, nzagendana namwe, nzabakiza, nzabarengera, nzabatabara. Aba ari byo bihuzana. Amen. Bamaze kwihuza n'ikimana yavuze rero, batangariza iteraniro n'abagabo 10 bari mu babarimo, baravuga ngo niba Uwiteka twishimira. Password, reka tubwire abantu password y'ubuzima nukumaranira kwishimirwa n'Uwiteka. Imana ishimwe. Amen. Baramubwira abo bagabo ko ari babiri, bavuga ngo niba Uwiteka twishimira. Reka tubwire abantu ku Muremyi TV na Nowa TV 1, niba Uwiteka twishimira, tuzabarya, tuzarya amakuba, tuzarya ibigeragezo, tuzarya inzara, tuzarya ibintu byose tubona ibyaha abantu bamaze byananiwe kwihana, tuzabirya nk'abarya umutsima, tuzakomeza imbere, tuzajya imbere mu buzima bw'ubugingo, tuzajya imbere mu kunesha, tuzajya imbere mu gutsinda. Password ni ukwishimirwa n'Uwiteka. Wowe kora ikintu cyatuma Uwiteka atagutera ibitugu. Wowe kora ikintu cyatuma Uwiteka kwishimira, kuko ni umwami w'abami, arashoboye. Ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Uterwa ubwoba n'ibintu bikomeye. Ni kuko uyu mugabo Yobu muri 42 yazavuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Reka tubwire abantu rero, niba Uwiteka kwishimira, ashoboye byose bikunaniye. Wowe password ndabisubiramo, maranira kwishimirwa n'Uwiteka mu buzima bwawe. Mugabo unyumva, maranira kwishimirwa n'Uwiteka. Wa mugore unyumva, maranira kwishimirwa n'Uwiteka. Wa musore wowe uri kunyumva, maranirwa kwishimirwa n'Uwiteka. Wa mukobwa wowe unyumva ubu nonaha, maranirwa kwishimirwa n'Uwiteka. Kuko ni wishimirwa n'Uwiteka, urugendo rwawe ruzaba amahire, ibyo uzakora byose bizaba byiza. Ariko nunyurana n'Uwiteka, uri muri nyine urabona urinzige, urabinzige kandi koko. Niki gihugu cy'amasezerano yandi ufite wabwiwe ndahari, ntabwo uzakigeramo n'utwishimirwa n'Uwiteka.
reka rero kugira ngo tutagwa mu nzira tudasohorejwe amasezerano Imana yavuganye natwe, password ni ukwishimirwa n'Uwiteka. Tumaranire kwishimirwa n'Uwiteka. Muze turwane intambara nziza yo kwizera, yo kumarana kugira ngo twishimirwe n'Uwiteka. Turwane tujya imbere, twe gusubizwa inyuma n'amakuba n'ibyago, kuko turangajwe imbere n'umugabo ukomeye Yesu, ari we Yesu, kandi azatuneshereza. Imana ishimwe. Amen. Nuko aba bagabo babiri rero, Yoshua na Kalebu, baravuga ati ibyo mwavuze byose nta na kimwe dukuyeho n'ukuri, ariko niba Uwiteka twishimira, tuzarya aba bantu cyangwa bariya bagabo, bariya banaki, tuzabarya nk'abarya umutsima. Imana ishimwe. Ndagira ngo nta muntu wumva ikinyarwanda utazi kundu kumira ubugari byoroha. Rero uyu mugabo hagati, kugira ngo mubyumve aba bagabo babiri, tuzarya rero aba bantu nk'abamira ubugari. Reka mbivuge neza, mbese tuzabashaka tubabure niba twishimiwe n'Uwiteka. Aba bagabo tuzabarya nk'abarya umutsima. Ku bice cyawo cya 9 aravuga ngo icyo akora kondisiyo, ntimugomere Uwiteka. Mukristo kondisiyo ngo ugomba kumva, tuve mu bigare, ntitugomere Uwiteka. Mu buzima bwawe, mu buzima bwanjye, mparanire kutagomera Uwiteka. Ahandi urebe ko Imana icyo yavuganye nawe kizasohora. Ikibazo uyu munsi abantu bari kwivanga, bari gushaka kuba mu Mana bakaba no mu byaha, kandi ibyo bintu ntibisa, nta nubwo byahura, nta nubwo. Noneho hakabaho n'ikindi kibazo turi guhura nacyo, cyuko nyine hari n'ubuhanuzi buri pirate busebya ya Mana yacu, abantu bakaza bavuga Imana badafite. Noneho yaba ari umunyabyaha, yanasanga na wa muhanuzi wamaze kuvetera akamubwira ngo uvuke Uwiteka avuganye nawe, kandi ariko akibagirwa ko Bibiliya iravuga ngo nzabashyeshyenga. Niye nabo nzabashyeshyenga, niko Danieli yanditse. Uyu munsi dufite abantu bari gushyeshyengwa Umuremyi, bakavuga ngo umva Imana iraje kandi ntayo. Kubera ko Imana yarebye abantu ibona barivanze, ntibari gutandukana ngo baze nyine ngo birinde kugomera Uwiteka. Noneho babona abasenga nabo bakashaka, ugasenga akajya no mu bapfumu. Yasenga yabona ikibazo cye kidakemutse vuba, akavuga ati nibona akabahambwiye umupfumu. Yaba atinze kubona urugo, avuga ati reka ninyurire muri izi nzira. Ariko noneho Bibiliya nikivuga ngo abazabashyekega. Uyu munsi abantu bari guhanura, ari abahanuzi, nk'abavuga butumwa, nk'uko niko kuvuga ubutumwa, banakora ibyaha. Noneho kandi Imana noneho ibera danje, irabareka bagakomeza bakagira ngo biri kumwe nabo. Noneho wasanga mwe nabo bashwegeye, bahubwira waba uvuye no gusambana, aho ngo mve ko Imana ivuganye nawe, iri kugushyeshyenga, nta Mana ivuganye nawe. Rero twe kugomera Uwiteka. Imana ishimwe. Bene iki gihugu, mwene ibyo bigeragezo, mwene icyo gihugu n'ibyo bigeragezo byawe, bene ibyo bigeragezo uzabirya nk'urya umutsima nutagomera Uwiteka. Mbese ayo makuba ubona imbere yawe uzayamira nk'umira ubugari nutagomera Uwiteka. Izo ntambara ubona umaranye igihe kinini, igihe kirageze ngo uzimire nk'umira ubugari nutagomera Uwiteka. Ntugire ubwoba ngo ubone isi yakamejeje, ngo ubone amakuba ari kuba menshi. Nubwo amakuba ari kuba menshi, Imana ntabwo yaremye isi yitunguye, n'ubundi yari yateguye ko ibi bizabaho, yari yamaze no gukora inguge yo kuzabika amabere. Imana ishimwe. Ndanafashe agakiza. Nowa TV wa uzi ko Uwiteka yamaze kurema inguge cyangwa agakiza cyangwa ubuhungiro n'ubundi mu bihe bikomeye aho abera bazihisha. Niyo mpamvu Bibiliya iravuga ngo uba mu rwihisho rw'Isumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Ndabwira Uwiteka ngo uri ubuhungiro bwanjye. Imana ishimwe. Noneho bivuze ngo nta bwoba buhari, n'ubundi Imana yamaze kurema kera itararema isi ubuhungiro bw'amakuba, kuko Imana ntitungurwa. Yari izi ko igihe kibi nk'iki cyo kugotwa kizatwegera, yari izi ko amakuba azabaho, yari izi ko gusenga bizaba ingumi, yari izi ko akazi kazabura, yari izi ko inzara izatera. N'ubundi abera b'Imana yabamaze kubakorera ubwihisho. Imana ishimwe. Amen. Nafashijwe. Amen. Nibutse umuririmbyi wo muri groupe bitaga Healing Worship Team, yarimbye ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho, ngo mbere yuko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni. Uzi ko Imana yamaze kurema Edeni y'ibyo ugomba kuzabaho, y'uburyo ugomba kuzabaho.
uwiteka azabana tubibutse ibice ni11 by'igitabo cya Danieli uhereye umurongo wa 31 ukageza umurongo wa 32 ko ariho Imana ivuga ngo abayisheshenga nabo izabasheshenga. Rero uko yavuze kera n'uyu mwanya niko yongeye kuvuga izabasheshenga, ariko ugendana nayo akabana nayo agakorana nayo ngo naho ibyago n'amakuba byaba byinshi Uwiteka azadukiza muri byose. Ni Zaburi cyangwa indirimbo ya Zaburi ya 34 nawe uzigire yo ku murongo hafi wa 22 cyangwa 4 gutyo. Imana ibishimira. Urakoze cyane kubw'iyo nyunganizi. Nari mbabwira abantu rero ngo mbere yuko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni. Ntutinye rero uburwayi ubona bufite imbaraga. Imana mbere yuko ikurema yari izi kuzaburwara, izi nimba buzakwica cyangwa nimba uzabukira. Rero ntagire umuntu ukuzana y'iterabwoba, yishobora byose iracyafite urufunguzo. Amen. Ntuterwe ubwoba rero n'amakuba ushobora kureba. Wowe unyumva haba kuri Shaka Imana TV, wowe unyumva ku Muremyi TV, wowe unyumva nonaha kuri Noah TV1, ntugire ubwoba mbere yuko Imana iturema yabanje kuturemera Edeni. Amen. Ubwihisho nukuvuga ngo rero yubona aba banaki bagukanuriye ngo uvuga ati mbaye inzige. Uba inzige gute waravuganye n'Imana? Ariko ubinzige gute Imana iri mu ruhande rwawe? Ubinzige gute Uwiteka agufite mu biganza bye? Nubwo ubona nyine ukabona bitumbaraje cyangwa ari imisozi miremire, ukayibaza umugabo azava, umugore azava, ukibaza ku buryo nawe uzabona akazi, ukibaza uburyo nawe uzashira inzara, ariko Uwiteka yakumenye mbere yuko akurema. Amen. Ntugire ubwoba mwene data, wowe unyumva kuri izi cano ntugire ubwoba. Uwiteka yakuremye mbere yuko akurema, agufiteho umugambi. Oni hari n'ikintu abantu bajya bibagirwa bakanibeshya. Imana mbere yuko ijya kurema Edeni cyangwa ikarema isi, buryo umuntu yarariho yarahari, ahubwo yaramuteguriye kugira ngo iboneho imwicaza, namara kuyicara nawe akore iby'umugambi w'Imana yaremeye ubuzima bwe. Ahubwo ikibazo gihari abanaki, aba banaki babaremereye. Nimureke rero tubabwire Uwiteka, babyange cyangwa babyemere, nzi ko Uwiteka azaca urubanza. Imana ibishimira. Nukuvuga ngo rero niyo mpamvu nababwiye ngo umugabo Yeshuwa na Kalebu barabataba abanaki nubwo mubona bakomeye, ariko niba Uwiteka twishimiye password. Abantu nibaze bave kwishimirwa n'abakomeye, abantu bareka kwishimirwa n'ibyo babona ngo bavuga ngo ubwo namenyekanye n'umuntu ukomeye. No, niba password ni ukwishimirwa n'Uwiteka wenyine, kuko niwe wimika bamakimura n'abandi. Nubwo gusenga babihagaritse, niyo nubwo babihagaritse. No ubu turi mu biki? Ubu turi gusenga. Nuvuga ngo niyo na YouTube zitakora, Uwiteka agenda muri twe. Haleluya. Kuko gusenga ni intwari ikomeye. Nukuvuga ngo imena ibihome. Yarekana mwibutse nakandi bari 10 bari kumwe nande na Yosuwa na Kalebu, kandi bari abo mu bizera, ariko barangije babiki baterwa ubwoba n'amakuba, nkuko nawe uri kubona kurya bigiye kwa, nkuko nawe urabona kurya ko bigiye kwa, nkuko nawe uri kubona kubyara ntago bigiye kwizera Kristo. Nukuri kubona umaze imyaka myinshi nta rubyaro, ni nkuriya munaki babonaga. Nkuko wareba ukavuga ariko ngewe ubu nzashaka kwe, nabo ni nk'uwo munaki wabona. Ariko password y'abagabo babiri bavuga ati ngewe nababonye mwazanye ubwoba, ariko ngewe namenye password ni ukwishimirwa n'Uwiteka. Kwizera warangiza ukamenya neza ko naho byagaragara nawe bitagaragara, ariko yavuganye nawe uzasoza umugambi Kristo. Aramubwira ati kandi mva bene data nimugomere Uwiteka. Bari abagabo mwabonye, niba Uwiteka twishimira we tuzabarya nkabarya imitsima. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo abantu barimo gushakiraho ubutabazi butari.
n'impamvu bumva inkuru nyinshi abantu bakikanga bamaze kwimika bari kureba ibibagose cyangwa ibibazengurutse kurusha kureba icyo Imana yavuze ku buzima bwabo. Noneho rero waravuga ngo niba Uwiteka twishimira tuzabarya nk'abarya umutsima. Reka tubwire abantu ngo bavana amaso ku bibazengurutse ahubwo bahanga Imana yavuganye nabo mbere y'uko ibarema. Ahubwo yaremye bya bindi byose twe tutaraba. Iyo niyo ikwiye kwizerwa kandi izaduhana bya bindi yaduhaye bifatika. Kabiri kandi ni imirimo izagenda yerekeje abizera. Rero nimuhumure. Regana nababwiye ngo hiringi yaririmbye indirimbo irankubita neza. Bavuga ngo mbere y'uko Imana ikurema yabanje kukuremera Edeni. Bishatse kuvuga ngo yugira ubwoba rero mbere y'uko ibyo bintu byose ubona uri kunyuramo Imana ntiyatakaza Edeni. Icyo yavuze kiruta icyo abantu bavuze kure. Icyo yagambiriye kiruta icyo abantu bagambiriye kure. Umugambi w'Imana ni muremure kuruta uko ubona ibibazo byawe ari birebire mu buzima bwawe. Umugambi w'Imana ufite imbaraga kurusha imbaraga zibigeragezo ubona ufite cyangwa bikuzengurutse. Imana ishimwe. Ndumva mfashishwe. Haleluya. Natwe turafashishwe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Reka tubwire abantu kuri Shaka Imana TV n'Umuremyi TV na Noah TV 1 kwiyavuganye natwe. Iri mu ruhande rwacu izaturengera. Abantu babishaka batabishaka izaturengera. Nubwo ubona umunaki akomeye, nubwo ubona umunaki ari muremure, ariko ntiyasumba ishobora byose. Nta nubwo azigira musumba. Nta nubwo azigira asumba ushobora byose. Uwo munaki ubona rero tuzamurya nk'abarya umutsima Password nimba Uwiteka twishimye. Harimo no kwihisha mu by'Imana yaremye ariko izabimurutse bitugarurira. Imana ishimwe. Amen. Izabi ntagasubiremo ako kantu. Bari kwihisha mu by'Imana yaremye ariko urumva izabimurutsa nirangiza ibitugarurira. Amen. Atumye nibuka ijambo rivuga ngo amajwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amen. Waruzi ko ibintu byose ubona bikugose Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga mwene. Abirusha imbaraga. Waruzi ko intambara zose uri kubona zikuzengurutse Uwiteka uri hejuru azirusha imbaraga. Rero ntitugire ubwo gerageza itwanga kugira ngo dupfe. No. Ahubwo itugerageza kugira turushaho gukomera. Tuzabwira abo mu gihe kizaza. Naho ubwo ukora icyaha ni ugerageza abakristo. Ariko Kristo kuko ari we nsinzi cyangwa ari we mutsinzi wa mbere natwe tuzatsinda mu izina rye. Amen. Imana ishimwe. Amen. Rero aba bantu reka tubabwire ngo gutinya amakuba n'ibigeragezo niba bihagarike. Ahubwo batinye icyaha kibatandukanya n'ishobora byose. Amen. Reka tubwire abantu be gutinya ibyago ahubwo batinye icyabajyana mu byago aricyo cyaha. Kuko icyaha kirica kikarimbura ariko Yesu arakiza. Amen. Rero niyo mpamvu umugabo avuze ati reka mbaye Password muzagendaho ninzaba ntakinariho. Abagabo babiri bavuga ati Yoshua na Kaleb reka mbaye Password nandi kwereka duha abanyarwanda Password y'ubuzima n'aba diaspora bumva ikinyarwanda. Nibe kugomera Uwiteka niba Uwiteka bishimira azabageza mu masezerano y'Uwiteka muganye nabo. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Rero ntibagomera Uwiteka. N'abazatwumva mu myaka tutakibaho bazavuge ngo bazamenye ko Eliya yababwiye ngo Password nuko utagomera Uwiteka. Birinde icyaha n'igisa nacyo. Imana ishoboye byose. Imana iraje turengere. Imana iraje dukize. Imana iraje dutabare. Imana iraje ihindura ubuzima. Imana iraje ihindura amateka kuko utagomeye Uwiteka ugendana nayo no mu byago biri kumwe nawe. Amen. Na niyo mpamvu uyu munsi rega icyo nzi cyo ni kimwe. Mwe gutinya bica umubiri ahubwo mutinya bica umubiri n'ubugingo abijyana Gehinomu. Ariko wica umubiri menya ko Kristo azaza akawubaka ukuri kose. Imana ibishimire kandi bagirire neza. Nukuvuga ngo Uwiteka ashoboye ibyo abantu badashoboye. Uwiteka akora ibyo abantu batakora. Uwiteka azura ibyo abantu batazura. Amen. Uwiteka afite imbaraga zo gukiza ibyo abantu batakiza. Amen. Uwiteka afite imbaraga zo kurema ibyo abantu batarema. Uwiteka afite imbaraga zo guhindura amateka y'aba abantu batahindura. Uwiteka afite imbaraga zo kurema ubuzima ho butari. Amen. Rero reka tubwire abantu tubabwire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mwe gugomera Uwiteka, Uwiteka aracyashoboye. Amen. Edeni yawe irahari.
uko byamera kose Edeni yawe Imana amaze kuyubaka kandi ntiyasenywa n'amaboko ya shitani ntiyanasenywa n'amaboko akomeye Edeni yawe Imana amaze kuyubaka kera ahubwo urarwana nayo kugira ngo uzayicaremo niyo mpamvu rero abagabo Yoshua na Kalebu barabatumva rero mbabwire bene data twabonye byinshi twagendanye n'Imana yazuye abantu tureba yambukije Abisirayeli inyanja tureba yadukuye mu urupfu abantu tureba ariko umva mbabwire ntimwibagirwe aho yatuvanye twagiye tugira inzara ikazana manu tukarya twagiye tugira ubukene twifuza inyama ikazizana tukazirya twagiye tugira ibibazo tukabonera turengeye noneho rero umva ntimugomere Uwiteka shitani ye kubereka ko birangiye mwebwe nimwumva ijambo ry'ubuhanuzi ntimugomere Uwiteka niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu reka dutangarize abantu ko bumva ikinyarwanda ko Imana igihe kigeze ngo ibajyane mu gihugu kuko muririmbyi ari ngo urugamba rukomeye ruba rugiye kuranya amen wambwira ngo ibyo bintu ndabikura mu ijambo ry'ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana kuko iki Imana yavuze ubundi iyo tubona iyo dusoma iri jambo ry'Imana kuri izi mpapuro ni Imana yicaye mu mpapuro kuko iyi ni Imana amina ntabwo iyi ari za nyandiko za wino nk'izo usanzwe uzi iyi ni Imana yicaye ku mpapuro kuko iravuga ngo icyo navuze ngirinda ibihe n'ibihe amen kugeza ngisohoje amen bishatse kuvuga ngo rero nta mpamvu yo kugira ubwoba iyaduhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora amen iyaguhamagaye niyo kwizerwa no kubikora izabikora iyakuvuzeho no kubisohoza izabisohoza we gutinya amakuba n'ibigeragezo aho gutinya icyaha cyakujyana mu makuba no mu bigeragezo amen tubwira abantu ko icyaha ni kibi kirica nicyo rupfu rubi nibwo bugome ariko umuntu uri kumwe n'Uwiteka izamurengera ndetse vuba kandi ntabwo imurengera wenyine uziko nasomye ijambo ngasanga Imana igukijije itagukiza wenyine igukizanya n'abawe niyo mpamvu yabwiye Aburahamu ngo urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo kunyanja kandi yari yarihebye ngo mwene Eliyezeri Damasiko ni uzazungurira ariko aramubwira ngo ngewe noneho wowe uri kureba nonaha ngewe ndareba n'ahazaza reka tubwire abantu ko Imana ireba hazaza n'ahazakurikira hazaza noneho ati wowe urubyaro rwawe ruzangana n'umusenyi wo kunyanja amen ni nko kukubwira ngo inzara ufite barabwira ngo ejo indengo ya se yirimo izaba iri kugura shekeri imwe ahubwo ikibazo dufite nuko ababyumvise ndetse bakabana nayo aribo barimo kugamburura mu makuba reka tubabwire reka ariko tubahumurize kugira ngo nabo bamenye ko ibyiringiro by'Uwiteka bigikomeje amen biracyahari rega ndakunze iri jambo ndikushobora kuba ari Imana igushaka ko ndibwira abantu rivuga ngo Edeni yawe Imana mbere ijya kukurema yakuremeye Edeni bivuze ngo Imana ikushyiraho yari izi kuzashaka Imana igushyiraho yari izi kuzaribwa n'inzara kukarya arega n'izo nzira zose ucamo ni ukugira ngo umugambi w'Imana urusheho gukomerera muri wowe kandi nayo izagutangeho ubuhamya by'iyo wagize ute wahamirije muri yo amen kandi buriya hari n'irindi jambo nge natahuye nitwe tuzacira imanza ab'isi bazaba bavuye muri twe rero humura mu gihe umuhamya mwiza uba igishoro cyiza Uwiteka azabana nawe kandi azakurengera amen turabashimiye urumva tugiye no kugera ku musozo Imana yashyize ijambo ku mutima wanjye rivuga ngo ntimutinye umunaki uwo ari we wese kuko umunaki yaremwe n'Imana kandi icyo Imana yavuze kuri wowe kiruta icyo umunaki agambiriye kuri wowe na future Imana ifite kuri wowe iruta future y'umunaki kuko umunaki ararangira ariko Imana ntirangira amen rero tubwire abantu batwumvaga kuri Shaka Imana TV n'Umuremyi TV na Noah TV1 ko Imana iruta ibyo byose kandi icyo yavuze kuri bo ku bantu bayo izagisohoza babishaka batabishaka ibigeragezo ubona uzabimira nk'umira umutima reka ndabwira abantu ko kuri nta nubwo kubimira ari intambara zawe uzarwana intambara yawe usabwa no kutagomera Uwiteka wenyine ibindi Imana ni izabimira hari n'ikindi tugira ngo tubibutse
urupfu rw'Imana ntawe ujya urusengera kuko iyo rwaje ntabwo Imana iruhindura ahubwo twe dusenga kugira ngo Satani ye kudukenyura cyangwa ye kutubuza urugendo kugira ngo tutagwa mu bunyerere. Rero Uwiteka akomeze kubana namwe. Turabashimiye bakundwa nshuti z'umusaraba rwose umwanya wanyu mufata mukaduha ku Muremyi mudukurikirana ku Muremyi TV na Noah TV1 na Shakimana TV. Imana y'amahoro igibaho umugisha. Muremyi TV hari ikintu wongeraho ku by'ijambo ry'Imana tuvuze cyangwa nsoza ikiganiro cy'ijambo ry'Imana abantu b'Imana bafate? Urakoze cyane mukozi w'Imana utuganirije ijambo ryiza cyane kandi rikomeye. Imana ni umugisha kandi imbaraga n'amavuta byakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen amen. Mudukurikire ku Muremyi TV, Noah TV1, Shakimana TV, aho niho ijambo ry'Imana rinyura kandi ryiza cyane. Abavuga ko nta jambo ry'Imana rivugirwa kuri YouTube, hano rihavugirwaho. Mu bikurikire kandi mukande subscribe, mukore comment, tuganire kandi ni byiza kugira ngo tuganire muri comment. Murakoze cyane. Reka tugoye karibu noneho ubwire abadukurikira nimero zawe noneho dusengera Imana dusoza. Murakoze cyane. Nimero zanjye za telefone ngendanwa ni 0782 25 26 07. Ndayisubiramo 0782 25 26 07. Ushaka gusengana natwe, ushaka natwe dufasha ku mpuguro cyangwa iki Imana yavuganye nawe, cyangwa se ushaka nawe kuduha ubuhamya, ufite ijambo ry'Imana, byose byo byafasha abagenzi kugenda muri urugendo rujya mu ijuru, nawe tugoye karibu waza tugasangira iby'Imana ishaka ku bantu bayo ni mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka, uri Imana ifite imbaraga, tuvuze ijambo ryawe twemerere igira imbaraga zo gukiza uburwayi bw'umubiri n'ubw'umutima, kandi ijambo ryawe rizure ibibazo abantu bari bafite byapfuye ku buzima bwabo bizuke, kandi ijambo ryawe rifane abantu mu byaha, bari bazimiriye mu byaha, bari bihebye bishwe n'agahinda n'umubabaro, ribasubize mu ibyiringiro kuko ijambo ryawe ari ubuzima, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen amen. Shalom shalom. Shalom shalom.